Reka twongere tubasuhuze ndetse tunabaha ikaze ku gaseke k'amakuru official, dushimira cyane abantu mwakoze subscribe, mukora comment, mukanda like ndetse mukanasharinga kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera ku bantu benshi, kandi ubwo n'abafite ibikorwa mushaka gukora burya mushatse mwajya mutwegera nta kibazo. Inimero ya telefone biraho hasi ubundi mukaza abantu bakurikirana kano gaseke nyine mukamenya ibijya mbere n'abantu bakamenya ibyo mukora. Ni wa mwanya twihaye rero utari muremure cyane, aho twicara hasi tukaganira cyangwa se tugasesengura amwe mu makuru umuntu abona ko aremereye arimo avugwa muri kano karere. Turicara tukitereka iminota mikeya muri iyi minsi cyangwa se iki cyumweru. Muri kano karere harimo amakuru menshi birumvikana. Turi buze kureba muri Uganda, General Muhoozi arimo arasambaguza buri kintu cyose. Nyuma uretse ibibazo nabonye afitanye na General Kahinda Otafire, umwe muri ba Sekombata. Ubu noneho yavuze ati bidatinze cyane ndaba perezida wa Uganda, ubundi nunge ba perezida Tshisekedi ndetse na Kagame kugira ngo barangize ibibazo bimaze igihe muri kano karere. Ubwo turaje tutere ibipimo turebe uko bihagaze, hanyuma turaza kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ejo bundi nahoze mbabwira ko komisiyo ntabwo ari komisiyo ahubwo inteko ishinga amategeko imitwe yombi, ubwo no kuvuga Haute Chambre na Basse Chambre, ubwo n'abadepite n'abasenateri bari bemeje raporo ya komisiyo yashyizweho ni komisiyo yitwa ngo ni Commission de Vérité et Réconciliation, cyangwa se komisiyo igamije kuvugisha ukuri bugeza abarundi ku bwiyunge. Ni komisiyo iteganwa n'amasezerano yarushaho muri bibiri. Imitwe yombi yemeye komisiyo yayo rero basaba ko bemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu 1972 ari jenoside yakorewe abahutu. Ariko barundi bakavuga bati iyi komisiyo ntabwo tuzayizera kuko buri gihe cyose ubwoko bufite ubutegetsi bugenda bwavansa ibyitwa jenoside. Uraza kumva Perezida Ndayishimiye ati ubwoko bwose cyangwa se ubutegetsi bubi nibwo butuma abaturage barwana. Uraza kumva uko bihagaze. Ese yaba yasimbutse uwo mutego wo kwemeza jenoside y'abahutu kandi nivugwa ko yaba yarakorewe abatutsi muri za 90 na kangahe? Uraza kubyumva na gatatu. Hanyuma turaza kujya no muri Kongo Kinshasa, hari iterana ry'amagambo kandi kuko urumva ari nabyo birumvikana hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse n'umutwe wa AFC M23, nyuma y'uko ejo bundi muri Amerika arimo areba umukino wahuzaga ikipe y'igihugu cye na Portugal. Yeruye ati yewe ati buriya mu minsi mike turisubiza Guma ndetse na Bukavu. Ngaho ngo kwizo ngingo turaza kugerageza kuzirambura mu minota mike ishoboka. Hanyuma na Alphonse Twahirwa murabizi aka agaseke k'amakuru ndetse na Olivier Mukwaye. Olivier bwakeye? Bwakeye na amahoro kabisa. Ariko uri umuntu mbanze gukora introduction nitonze. Koko uri umunyamakuru se wanayasomye? Nta bintu byahuwe ibitangazamakuru nabivuye munsi gahe ndo umusesenguzi. Kaze rwose bwo nawe uje muri iyi mihanda tuyigonganiramo. Ntabwo tuzagongana, imihanda ni minini, umwe azajya acaho ndacaye kandi bizakunda tuzakwirwa. Are ngo iyi si nini kuryo nta muntu waceza ngo kandagira undi. Neze wari wajya mu isoko ukabura ukandagira cyangwa mu kirizi ukabura wicara kandi turi miliyari hafi 9 ku isi. Jamais nta na rimwe. Olivier reka twanzike, reka duhere hakurya y'umuvumba mu Bugande. Muri Uganda hari amakuru menshi, ariko ukunze gukora amakuru cyangwa se nyiramakuru birumvikana ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Ni first son, ni umuhungu wa Perezida Museveni. Arimo aravugwa mu nkuru nyinshi. Hari ifunga rya Elias Lukwago. Elias Lukwago ni umunyamategeko ukomeye cyane i Bugande, wategetse umujyi wa Kampala imyaka itari mike, ariko akaba asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi. By'umwihariko akaba ari umwavoka w'umunyapolitiki nawe ubica bigacika muri Uganda, Dr Kiza Besigye. Yaramufunze ejo bundi ndetse ubu arimo arashinjwa ibyaha birimo kumenya amakuru y'uko hari abantu bagambanira igihugu ntabivuge, bati byanze bikunze uri complice. Icyo ni kimwe. Hanyuma aho bigeze rero ejo bundi haba impinduka muri guverinoma ya Uganda. Wari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Major General Kahinda Otafire bamuvanye muri minisiteri y'ibiturika ajya muri minisiteri y'ibintu by'amazi. Mwihererekanya ubasha bwira minisitiri Professor Kamuntu ati ntuzakangwe n'abicanyi bari hano hanze, abapolisi muri CID ngo bariyica niyo nka.
ati nanjye bampishaga amakuru batazi ko ndi umutasi mukuru ariko ntuzigere wishimira ubwicanyi bukorwa n'aka gatsiko k'abicanyi. General Muhoozi Kainerugaba bagiye ku rubuga rwa X ati hari umuntu ngo yigize ingwe ariko yarakaje intare. Abantu bataye ibyo bivuga ni bike ati ndetse byanze bikunze uwo minisitiri wihaye kugira ivuzi ndamuta muri yombi. Abantu bati ni intambara n'ubundi ya kera hagati ya Muhoozi ndetse na Otafire. Olivier ntagiye kuvuga byinshi, aba bantu ba Sekombata barwanye muri Foronasa bakageza Museveni ku butegetsi. Birashoboka ko bashobora kubanira neza umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba mu gihe yaba ari perezida bagifite imbaraga nk'izo bafite. Foronasa niyo muri Foronasa nkeka niyo muri nuze muri Mozambique. Niyo muri Mozambique. Kahinda nawe yarwanye muri Foronasa hanyuma baza gushinga NRM muri yageje Museveni ku butegetsi. Narimbaye nk'usobwa gato. Aba ba Sekombata baba generali bizakunda ko General Muhoozi Kainerugaba abagirana ijambo abenshi batanamwemera bavuga bati ufite generali nta ntambara nimwe warwanye. Generali Sekombata utari mu gisirikare urumva hari imbaraga aba afite. ubu nawe umuntu yararwanye n'ibyo koko ariko yavuye mu gisirikare. Ikintu ashobora kuba afite ni pistori bamusigiye mu rugo. Yibera mu buzima bwa gisivili. Ikintu asigaranye ni influence gusa kuko urumva ari minisitiri, ubu ni minisitiri w'amazi. Ni influence niyo asigaranye. Yajya mu ishyamba akajya kurwana. Ese ku myaka 70 hari umuntu ukijya mu ishyamba? Ko Museveni ahantu ikintu yarushije we yashyize umuhungu mu gisirikare kandi Muhoozi ntabwo ari generali ugurya gusa yaranarwanye. Uzi ko kuva amenyekanye ejo bundi aribwo agiye hanze yarabaga mu bikorwa bya gisirikare arwana. Uretse muri Somalia ariko se undi uretse Somalia hari izindi ntambara zarwanwe muri kano karere wenda Joseph Kony yarayirwanye. Yarwanye no muri Kongo ya mbere. Oya kiregera akiri muto muri 2000. Ibinyimi yari ku ishuri icyo gihe. Ubwo se mpamvu batangira kumuveyuka. Ese we kuki ubona abantu bose batavuga neza ubutegetsi bwa se yirengagiza ko ari umusirikare agasambaguza? Nkuba abantu amaze kuvuga yata muri yombi bararenga 10 abadepite kandi abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se. Buriya rero arentetininga ariko agatanga n'amakuru. Ureba ibyo abavuga uzasura grand frere oncle n'iki byose abari kubahereza amakuru nuko abantu batajya bayumva. Yavuze ngo guverineri wa Ituri ntakenewe abari kubahereza amakuru kandi bikarangira adakenewe. Yaragiye bazana umwangurofone uvuga icyongereza ushobora kuzajya kumvikana neza na Muhoozi. Kandi no akakubwira kumbe urebye yashimiye ntuzate kuntu yashimiye Kisekedi. Shimiye Kisekedi kuba yarumvishije amarira y'abaturage ba Ituri. Ese Muhoozi Ituri uburyo ayigaragaza urabibona buriya hakunze kugaragaza ko muri Ituri ngo hari bene wabo babatutse mu bwoko bw'abahema cyangwa se ubw'abahima. Asa n'urangura ijwi cyane abavugira kandi niyo ugiye kureba mu mateka Ituri buriya ubona ko bahoze ari mu bwami bw'abanyoro kandi abanyoro si Abagande. Buriya Lieutenant General Cyarigonza ushinzwe operation muri FARDC umukuru we yarwananye na ba Rwigema intambara yo kubohora Uganda. Ari umugande. Ngo nabo uko bimeze bameze nka ba Makenga. Niko bimeze. Hanyuma ananumushimira buriya yerekana amwerekana nk'umuntu w'ingenzi ukomeye cyane kuri Uganda. Ariko wibuka protocole 6 basinye bushize mu kwezi kwa mu kwezi gushize zira z'Uganda na Kongo Kinshasa. Wana atari Washington se
bisa naho ari Washington ariko ititwa Washington, itaranasinywe Washington, kuko babonye ko Tshisekedi yabijyanye yirukanka, yamara kubisinya agahita yiruka hamwe, wagira ngo yagurukiye ku ibaba ry'indege kuko wari umunsi wo kurahira kwa Perezida Museveni, ndetse bagiye no kumwanonsa nk'umushyitsi basanga Perezida yigereye i Nairobi kera cyane, akazi kari kamuzanye kakozwe ahita yigendera. uzi ko ari ibikorwa remezo, imihanda na taransiporo, kubaka imihanda, yemereye Uganda kuzubaka imihanda muri Axe Kasindi Beni, Kasindi Butembo na Komanda Mahagi. Yego. Energy bumvikanye ko hazaho connection yo guhuza Goma na Ituri ku mushinga wa Rusizi ya gatatu. Kandi uwo mushinga wa Rusizi ya gatatu urimo n'u Rwanda ko rugomba gukorana na Kongo Kinshasa bakabona megawati 100 z'amashanyarazi. Ubwo na Ituri igomba kuzahabwaho ayo mashanyarazi. Harimo no ko ingabo ze zigomba kuba ziri hariya muri Ituri muri operation ya Shuja barabisinyiye. Yego. Ngo zihiga ADF. Muri makeya ntabwo ADF itaravaho ntabwo zizahava. ADF urumva nayo ifite intuza agahaze nk'akari muri FDLR. Integration économique, ubuhahirane bumvikanye ko umwe mu 2028 bagomba ko bageze kuri miliyari 1.5 z'amadolari. Ubuhahirane. None se Tshisekedi kwane asinya n'amasezerano na Museveni, amasezerano areba n'igice mu 23 irimo. Iyo ngingo abantu benshi bahagezemo nabababwa, ahubwo reka duse n'abasubira inyuma gato. General Muhoza ati ndimo nateganya gusura Anko, avuga His Excellency Paul Kagame, atariko vuba cyane nimba perezida ndaza kwegera mukuru wanjye Tshisekedi hanyuma muhuze na Anko bakemura amatati ari hagati y'ibihugu byombi ateje ikibazo muri kano karere. Iyi message ya Muhoza yo kuba yahuza u Rwanda na Kongo abikoze nk'uko yaherutse gukuraho agahaze hagati y'u Rwanda na Uganda, ibi nabyo abantu babyitega ni ibintu bishoboka. Ariko ndibaza Rwanda na Kongo bafitanye iki kibazo? U Rwanda na Kongo iyo urebye bafitanye ikibazo gishingiye ku mutekano. Ku Rwanda ruvuga ruti mucumbikiye abantu bashaka kudusambaguriza umutekano, ari nabyo bagiye gusinya amasezerano y'amahoro muri Amerika. None se urambaza icyo kibazo urebye bavuga ngo u Rwanda na Kongo bibanye neza? Mu itangazamakuru ntabwo bibanye neza. Hanyuma mu buryo busanzwe, kuri tele nta kibazo. None se abantu ntibaturanye, ntibahana umupaka bapfiki. None Muhoza arashaka guhuza abantu badaturanye. Nyine nibyo ni muri politike nyine. Ni muri politike ubwo abari arimo dukoramo akazi, ariko nye mbona u Rwanda na Kongo ntibahana urubibi ubu ngubu. Igice gihari M23 n'igikontorora n'iri hagati yabo bombi. Bagirana ikibazo gutimbwira icyo kibazo cyaba kivuye he? None bashaka kuvuga ko u Rwanda na Kongo nta kibazo bafitanye se? Ikibazo nyibona mu itangazamakuru giye ariko. None ko nahoze mbona u Rwanda rwihaniza Kongo Kinshasa ko perezida yarututse ejo bundi muri Amerika i Houston. Ibyo byose ikibazo. Si muri mu itangazamakuru se? None umuvugizi wa guverinoma ibyo avuga ubyita iby'itangazamakuru se cyangwa ni ikibazo gihari? Nyine ndebe kukubwira ngiye kukubwanye mbona nta kibazo bagirana, ikibazo gihari. Ikibazo cyararangiye byabarangiranye na Washington, nta hantu bagihuri bayihanira urubibi. Ariko ntabwo basinye amasezerano y'amahoro. Yego. Yarakurikijwe se? Ingamba z'ubwirinzi se zavuyeho? FDLR se yarasenyutse? None zizagumaho. Urumva nta kibazo se gihari? Biragorana cyane, rimwe na rimwe hari uburyo umuntu agenda ukazenguruka ukareba imihanda, ukareba mu itangazamakuru,
bakareba ko bati politiki ubu nibwo igeze ahantu haryoshye kabisa. Hamwe nta gapapuro naguhaye kavuga ko ngo intambara isigaye niyo kwereka ibintu ko ibyo ari kubona atari ibyo bari kubona. Nanone Muhoozi ko yinjiyemo generali Donald Trump ikibazo yarakirangije, yatwetse ko yakirangije, none Muhoozi agiye kuza kujya mu hari ubwo Trump yananiwe. none se buriya ubu twavuga ko ikibazo cy'u Rwanda na Kongo cyarangiye, ibyo u Rwanda rusaba bigihari, FDLR ntirasenyuka, M23 ikibazo cyabo ntikirarangira, ubwo twakumva ko ikibazo cyarangiye. None se ikibazo cya M23 kizakemukira i Doha? Ikibazo cya M23 ntekereza ko kizakemuka igihe leta na leta ya Kongo ibyo baganira bazagira ibyo yemeranaho, bakamenya niba babaha icyangombwa cy'ubutaka cyangwa se bagumya kubacumbikira. Buriya se ikibazo cyabo cyakemukiye Washington? None imirwano numva ibari iki? Imirwano se izabura? Hagiye imirwano izabura nk'ubu ngubu. Ubwo kandi twafashe indi ngingo, urabona ko bari kuvuga bati mu Minembwe muri Fizi, ubwo ni muri teritwari ya Fizi, imirwano irakomeye, buri ruhande rurimo rurashaka kwigamba ko rwo rugenzura Minembwe centre. M23 ibyo ni ukubeshya, hanyuma leta ya Kongo nayo iti turahafashe. Ubundi Minembwe centre hari iki? Hameze hariya ni nk'Yeruzalemu. Ubundi abantu intambara ihari niyo yayindi nakubwiraga iyo kwereka abantu ko ibyo kubona atari byo biri kuba. Burya n'abahanga bari abahanga. Kiseyida agiye kureba umupira, yinywera umuvinyo, birangije ubwo babandi abantu bari mu kazi kose, umugaba mukuru w'ingabo na kumuvugizi w'igisirikare Lieutenant Rigani Karonji, operasiyo Sokola ya kabiri, ati ubu Minembwe centre tugezemo, turi kwigenzura. Ntuza Kongoro bigira umwami nawe bati turahakontorora ubu ngubu ingabo za leta. Giseyide nawe ahita ashimangira ko bari kugira gute ngo gusyonyora umwanzi bari kumwekaraza bya burundu. Kandi n'ibice bya hehe bya Bukavu na Goma naho turaje tuhabohoze. Ni leta iri mu masezerano ngo bya Doha, yego, mu Gahenge. Hirya y'ibyo ngibyo abantu bati barahafasha, ubwo n'ahandi haragiye, kandi bigira impact cyane ku bantu, kuko abantu bose ubu ngubu dusigaye dukora na telefone twe tubibamo muri ibi bintu. Umuntu akaguhamagara ngo byakomeye bimeze bite, bari muri Amerika diaspora bahangayitse, ati byagenze gute. Ariko twebwe twivugana n'abari ku rugamba. Nyomuheje video y'abo bantu bari baje kwataka za Gakenke, uburyo bagiye ibifu babitobaguye. Ibitaro bya Fizi biruzuye. Aho nimba igenzura Minembwe centre, ahubwo uti mbanze ngusubize nti yeho gusubiza nanjye ngubite ikindi kibazo. Ese birashoboka yuko twirwaneho na M23 bava muri Minembwe? Byaterwa n'impamvu yumvikana. Ntibishoboka. Ubu iyo Minembwe bavuga ejo bundi yazanywemo umusada, haguye indege ku kigo cy'indege ivuye Kavumu. Harya Kavumu ntihagenzurwa na leta? Oya, ni M23 si Bukavu se? Kavumu ariko ni Bukavu. Bazanye ibikoresho birimo n'izo drone kamikaze zamaza abo bantu. Urumva kugira ngo ufate Minembwe centre bisaba kujyayo. Yego. Ntabwo wajyayo utagiyeyo n'amaguru cyangwa n'imodoka.
aho rero niho abo bantu barasirwa kuko baragerageza kuko ntago warwanisha drone ngo uzajyeyo bisaba kujyayo yego abo rero abazerwa baturutse Kinshasa nahoze ndeba kuri video bari kurira mu bitaro bya Baraka barira babarashe mu nda ngo biragoye cyane ko wajyayo ngo uzabakuremo ntibishoboka keretse ubaye uri umuntu ufite ingabo hasi n'ibikoresho mu kirere bakiruka kandi nabo kandi icyo bindi bisaba kuko bariya M23 twirwaneho ni abantu barwana no kubaho ntacyo bahomba bivuze ngo nk'ipusi wafungiranye mu cyumba uriho uyikubita nta yindi shuwa bafite uretse yo kurwana kuko n'ubundi ni urupfu none se Olivier wabonye ko ejo hari ikiganiro n'itangazamakuru cyabaye Goma cya M23 ese wagiyeyo wape ntabwo turi kubasha kugera ariko twatumiwe natwe ariko ntabwo twabashije kugerayo twebwe habuze itike rega buriya ushobora kugenda ku mupaka imipaka ntifunze ariko ushobora kwiteza ibibazo ukajya mu kato iminsi 21 kubera cya cyorezo cya Ebola wajya mu kato hano mbona hari santere nyinshi n'ibigo by'urubyiruko byahindutse aho gushyira abantu mu kato iyo nama nabonye bavuga bati turamagana amagambo bise rutwitsi ya Tshisekedi arimo yo kuvuga gufata Goma na Bukavu no kwibasira Joseph Kabila Kabange hoza ari perezida bati Kongo yigeze kugira umuntu w'umugabo Laurent Désiré Kabila abanyamahanga baraza bashaka kumukoreramo yanze baramwica igihugu bagihimbwa abo magambo yabajije M23 ndetse n'ibyatangarijwe i Washington M23 ko ufite ubutaka bwayo n'imbunda n'ibikoresho ni kuki ibyo bintu byayibabaje cyane ukurikije ibyatangajwe na Corneille Nangaa Yobero ariko urabizi ko biwe ko AFC imaze iminsi imeze nk'iyazimye nibo ndabivuga AFC yego nkananga n'abari bakorana nyine kuba bajya kuri kamera byo ntibiba bikenewe urya ngo bazibagirane burundu wenda icyo navuga kibareba ni perezida kujya kuvuga ngo azekaraza abantu kandi azi ko yasinye agahenge biriya byo nabyo wabyibazaho ntabwo byari ngombwa ko abivuga kandi ko bumvishe ko Nangaa hari ibyo yavuze ngo yari arimo anywa civazi yari ageze haruguru Nyamirambo urahibuka ahantu bita kuri 40 haruguru yaho bahita kuryagima ubwo yarageze haruguru yo kuri 40 ati yaje yarebaga match ari kunywa civazi foto ni wayibonye ariko se bitwaye iki si perezida bagira ngo numuzahirwa wangu ahubwo niba atarafite n'ikiguru cy'inkoko byaba bibabaje cyangwa ese iri terana ubundi wenda sinzi niba ndimo nkwirukansa cyane yagomba kuvuga nka perezida ariko ntibimbuze kukubaza ngo kuki yavuze kuriya kandi akabivuga hariya yaba arimo ashaka amaboko ku banyekongo muri diaspora kugira ngo bazashyigikire wa mugambi we uhari wo guhindura itegeko nshinga ni ukuryoshya ni bya yindi tuya twumva ko abakongomani ngo bakunda ibintu byoroshye kuki yabivuze hariya akavuga kuriya buriya rero iyo bari abantu barwaye ugira uburyo ubajyana buriya yaba abazahirwa bo hirya bararwaye yaba abo mu burasirazuba bwa Kongo bararwaye kubera guhezwa no guhohoterwa uzacunge iyo baremesheje inama ndaguha urugero kuri guverineri uzari mu nama ikintu avuga cyane ni ukwibutsa iwabo ko ari Masisi Kazarabo ntabonye ari warikare murabizi ko guverineri akomoka i Busumba turabizi ngo Masisi ifite guverineri ngo ibintu byinshi babibona nk'aho ari igitangaza kubera guhezwa cyane ubwo rero abikinshasa bararwaye ni nayo mpamvu uzi ko Bitakwira yaravuze honorable Bitakwira yavuze ngo aba bazahirwa bikinshasa
ntabwo bemera ko wababwiza ukuri, bisaba kubabeshya. ese ubundi biriya twavuga ko Tshisekedi yamaze gukura amaso kuri Goma na Bukavu mu buryo busanzwe? none se ufashe cadre d'integration économique régionale y'i Washington, ntabwo ubona ko inshingano zo muri iki gice cya Goma na Bukavu aziparitaje n'umuturanyi z'umuturanyi ko ntacyo aravuga? none se ushaka ngo ibyo rero mushaka ntabwo muzigera mubibona. Déclaration, on a besoin de déclaration. ushaka kubona Ebola Sabe yagiyeyo, yagiye gukingira abaturage. none se yoherejeyo abo hasi abaganga, atagiyeyo hari ikibazo? ejo bundi Marco Rubio yashimiye u Rwanda ko rushyira mu bikorwa Washington. Si ibyo bashimira se? Si ibikorwa remezo, amazi, amashanyarazi, iki byose, imihanda n'iki? Hari akantu banobekamo ariko nawe iyo ukagezeho urababwa. Oya, bakunze kuvuga ngo barasaba ko resolution ya Loni 2773 oya, ishyirwa mu Washington ntabwo bikorwa. bajya babivuga. No, barabivuga. bavuga ngo igisigaye ngo igisigaye no ku Rwanda ngomba gukura ingabo ziri hariya muri Kongo, ngo kandi zigataha mu kwezi bitarenze ukwezi kwa 7 nibwo zizataha. Utero nkoraho nkababwa, ntabwo mbabwa. Iyo ni message idakeneye abantu bavuga ururimi ngiye nawe turi kuvuga baba badakeneye kumva. Ibigeneye abantu b'Kinshasa abajyane hahandi bashaka. Ubwo kuri 15 ingamba z'ubwirinzi zigomba kuba zashizeho. No se ingamba z'ubwirinzi umukuru w'igihugu ntiyavuze ngo buri wese ajye azifata uko ashaka? Ariko Amerika iravuga ko izo ngamba zigomba kuva hose icyatumye zijyaho cyavuyeho. Ntoye. Rero muri makeya biriya byari formate zo gusinya. Solution ni iyi, igisubizo ni iki? Uwasinye ko azakura cyatumye zibaho arabizi ko atabishobora, ngo zizaguma kugeza umunsi sizashirira. Ariko Olivier, nk'umuntu ufite amakuru menshi cyane, ahazaza ha FDLR mu bibazo bya Kongo n'u Rwanda ubona arahaye? Guhindura itegeko nshinga rya Kongo, ibizakurikira FDLR zahita ihinduka nk'umunyu uguye mu mazi. Ubwo izarukuka nizageze Kinshasa cyangwa ziri hakurya y'amatware ku mugani wa muhungu wa Bwiza? Umva icyo bita mu Gifaransa twari twigaga ngo hari ngo effondrement de l'État. Ubundi ukurikije iki cyumweru turimo dusoza ibyo twabonyemo. Yego. Twabonye ibitekerezo bya buri gice. Tubona Ntuza Muhozi avuga ko abantu bo muri Turi, ntajya avuga bahehe hose, yivugira Ituri. Tubona abaswahili fone avuga igiswahili, nabo ngo bagiye kuvuka ngo nabo ngo bariteguye, ngo amabendera arahari, ngo amabendera ngo bamaze kuyaprintinga hasigaye kuyazamura. ngo bategereje ko itegeko nshinga barishimaho gusa. Hanyuma twabonye nabi Kinshasa nabo bararihindura, Kongo Centrale mu bice byo wa Tshisekedi, Bandundu na Kinshasa tureta tudekarara Etat independant du Congo. Muri makeya iki gihugu cyagiye cyubakwa uko byagenze iberere, buri bantu bashaka gusubira aho bahoze. Yego. Ku bana byaranze. Bivuze ngo Tshisekedi kidashobora kutuyobora intara ni muri 24. Urebye ahantu ashobora gusigarana naho ngaho Etat independant du Congo.
kuko ntawasigara na RDC kubera amadeni. yego. Umurwa mukuru Belgrade usigara ari wo murwa mukuru wa ntuza w'abaserbi, ariko banga kwitwa Yugoslavia. Bibera Serbia. Babanje kwitwa Serbia na Montenegro, baranirwa kumvikana n'aba Montenegro, hahita habaho Montenegro ku ruhande nayo iragenda. Ese ubu ntabwo umuntu ashobora kugira impungenge ko bano bagabo mu gihe n'undi bakwiga bagabanya gutyo guturana bizanga bagabanya gute? Dufata urugero itegeko nshinga barihinduye, hanyuma hakavuka Etat Swahili, hanyuma ubwo na Etat Rwandaphone ikavuka, uwo kwa Tshisekedi bakagenda, mbese buri ntara zikagenda ziregurupa zikurikije uko zahoze. Byagorana. Nta byago by'uko guturana bizanga bakajya baterana, bamwe bashaka kumira abandi. Oya, urebye nka mu Rwandaphone byagorana ko haba leta. Ntibyakunda. None abantu bahari bazajya bayobora ibiki? Byenyine umuntu wo muri Karehe, hari umuntu tuzanye muri Karehe twigeze kuganira hano i Goma, namubwira nti kubona ko aferi ziri kugenda zicamo neza, ngo hapi ntabwo byakunda gutya, ntabwo bazatuyobora aba ngabo gute se? Bo uzi ikintu bariho ngo Kongo yose bafite mu myumvire nk'iyo kwa Bakayibana na Habyarimana. Bo baravuga ngo uzi bazi impamvu ba guverineri, nta guverineri uvuga ikinyarwanda haherukaho Serufuri, nawe nkeka ko yarashyizweho hari n'inyeshyamba. Serufuri Serufuri yavuyeho, haza Jire Paruku, nyuma Jire Paruku haza Karinzanzuka Sivita. Ubwo bari baciye unuza, haciwe ihame yuko ngo Nord Kivu igomba kuyoborwa no mu bwoko bw'abandandi, ngo nibo benshi. Impamvu baba benshi urabizi se? Oya, Abanyarwanda baritandukanye. muri ya moko ya kera se? Abanyarwanda ibyo bintu ntibajya bashaka kubirekura. Baritandukanye. Bakwitandukanya rero, umwe akivuga ukwe n'undi ukwe, bikaranya abandandi bigaragaye ko bari domina, kuko baradomina bagafashanya. Ega buriya FDL ntabwo yavuye hano ngo iceceka hariya igeze muri Kongo. Hose yaragiye irakora nyine. Yarakoze igeza nubwo irema n'undi mutwe twanyatura. Ubwo ni ibibazo. Ibaze renze ngo urugero wavuga ngo abavuga ikinyarwanda zone yabo uko buri bwoko bufite igisirikare. Bavuga ikinyarwanda? Burya hari n'abanyarwanda batakivuga reka. Uvanyemo babisimwa babashe. Nibo batagira igisirikare. Abanyabungo ndakeka. Bari isiko byitwaga ubwami bwabo kera. Nta gisirikare bagira. Manye kuva Ruganzu Ndori yabatsinda baravuye mu byo esprit yo kurwana barayivuyemo. Ya moko yabo yose, ya moko yabo aracyari active, nakubwo ni abami gakondo. Sorry, abami gakondo buriya abami bayobora za sheferi. Nka hano muri Goma, kuko buriya Goma mbere yabaga muri ntuza kera, yabaga sheferi hari ngo ya Byahi. Ni hirya y'iwanyu niwe ubizi cyane. Mujyi wa Goma, ariko Nyiragongo ni sheferi ya Bukumu. Iyobowe n'umwami witwa Isaac Butsitsi, Kahembe Butsitsi wa kane. Ese bita abami ni Rehuwa niki? Kuko umwami wundi yari uw'u Rwanda. Yitwa mwami, akaba chef babita na chef kutimiye. N'abatwari gakondo ntago ari abami. Yego. Ariko ibyo nabyo urumva yamobiliza abantu, amamobiliza ngo abakumu bishyire hamwe. Bivuze ko urufonse ugezeyo batakwiyumvamo. Ntabwo wabategeka. Urumva igihugu kitarwaye. Ntabwo wabategeka, unavunuye urwagwa ntibaruma. Wabahunde urumva
adaharanira inyungu z'abahunde cyane. hanyuma hakiyongeraho noneho n'ibindi bihari si ko M23 biciye ntabwo bikora hano. hari amasosiyasiyo akomeye, hariyo bita isoko ikagira na perezida wayo na komite ngo ni y'abatutsi, hakaba ariyo bita igisenge ifite na perezida uhagarariye abahutu bose. Ibyo rero M23 byirukanye bibikisha ubikuriye ibe bamwe barahunze ubwo muri guverinoma. Profeseri wa universite w'umunyamahanga mu mategeko yitwa nimba ari profeseri nde yigisha ni ukuriye ngo abahutu muri Kivu ku isi hose nako ku isi hose. Akagira na komite irimwo uhagarariye abagore n'uhagarariye urubyiruko. Ibyo ni ibintu ibyo wumva ko ari ibintu useka, abanyarwanda nyine baraseka, ariko nyine hano hararwaye. Ariko sintekereza kuvuga ngo hararwaye, niko bahisemo. Sinibwira ko hari umuntu uvuga ngo afite amahitamo meza kurenza abandi. Nibwira ko ubwo niko babihisemo, ubwo nibwo budasa bwabo. kurwara kwa systeme nabwo bifasha abategetsi kuyobora neza. Yego, abantu bahugiye muri ibyo ngibyo ubwo mu guhangana bazibuka yuko amabuye ari magenda se, ashwe bazibuka ko banyereje. Baze nabonye minisitiri bavuze uburyo niba miliyoni 100 Kisegedi yariye ku kibuga cy'indege cya Ntuza cya Njiri kukivugurura. ariko nabagira bo duterwa yazanye kampani ku ruhande. Izo miliyoni ubwo ziba zigiye zirangiye nyine. none ariko se bamwifuza ko igihugu kigira perezida ukennye? Ariko reka nze nkwereke saleri umudepite muri Kongo ahembwa ibihumbi 32 by'idolari. Nangahe mu manyarwanda? Miliyoni hafi 45. Ubu ku itegeko nshinga yabemereye Ntuza amajipu ya Ntuza ya miliyoni 55 by'idolari kuri iki gice cya mbere nyine kugira ngo ababyemere. Hanyuma final bazahabwa amadolari 200 by'amadolari niberamuka biciyemo. Ngaya amafaranga no kuyoboresha amafaranga kavagari k'amafaranga. None se nta ingengo y'imari ntago nta by'ubuhinzi nta by'ingengo y'imari arimo. Iyo ngo Rome a mission ni umwezaga ngo amafaranga ngo perezida ngo umukene no muri makeya perezida wa Kisekedi umushahara nyine abona ni ibihumbi 10 Ose ndayabarane ni ibihumbi 10,800 y'amadolari y'Amerika. Ariko ayo mafaranga ntabwo ari menshi kuri perezida. Ayo no y'umushahara nyine ntabwo ari menshi, se abandi ntusanga bari muri 7-8. Ariko ubwo wibuka ko hari amadiri ku ruhande abafite. None se si perezida Olivier, reka dusimbukire no mu Burundi. Muri kino cyumweru inteko ishinga amategeko imitwe yombi bari bashyigikiye raporo ya komisiyo severe yasabaga kwemeza ubwicanyi bwo muri 72 nk'ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Bavuga ko ngo hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo perezida Ndayishimiye abisinye ubwo jenoside ibe yemejwe y'abahutu mu Burundi. Abakurikiranira hafi batariko ntago severe yigeze ikorana n'imiryango mpuzamahanga, ndetse hakaba n'abavuga ati severe ubanza yiganjemo abahutu kuko na guverinoma n'abahutu gusa barashaka gukora ibintu n'andi bubyite mu buryo bwa gihutu, mu buryo mbese bwo kwirengera kuko ari bafite ubutegetsi. Hanyuma Ndayishimiye perezida rero ati
ubwicanyi bwakozwe bwose bwakozwe n'abategetsi babi, indongozi mbi buri gihe zirica, asa n'uciye amarenga ko atazasinya iyo raporo mbese atazayemeza, yaba asimbutse umutego ukomeye cyane. gute? ni ukuvuga ngo byaganishaga ko hari urebye aba bari gukurikirana baza ntuza yayoboye Micombero muri 36 kugeza 70 na kangahe, ateye 76, atetse imyaka 10. ubwo abari abayobozi benshi barashaje. Yego. ubwo gisigaye no guhiga iki, cyangwa gisigaye no kwihimura, mugafatira ibintu byabo. Ibintu byabo ntibajyahe n'abana babo babifite. Urumva intambara zaba zigiye kuvukamo. Noneho Perezida Evariste ashobora kuba yabarebye kure. Arebye kure kwa ko dore ibintu ni bibiri. Ngo biraza gusaba yuko dore ubwicanyi bwose bwakozwe bukurikiranwa, cyangwa mukicecekera mukiyakira mukubaka ikiragano gishya, aho abantu bibuka abatutsi bishwe mu 1993 bazira Ndadaye. Aha niho nari ngiye kuganisha kwemeza iyo jenoside y'abahutu 7 kabiri bikozwe n'abadede, ntago byari buzahite bitanga icyuho ku buryo mu gihe abandi abatutsi mu Burundi bazafata ubutegetsi nabo ubwicanyi bwakorewe bene babo 1993 bwazahita nabwo bwazitwa jenoside. Ese kuki bayoboresha ubwoko? Ibi ngibi rero ni amahame ya buri gihugu, ni amahitamo ya buri gihugu, ntabwo najya kujija cyangwa se gukomanta ku mahame y'igihugu. Niwo murongo bahisemo. Ahangaha ndajija lefe ibyo tubona. Ari mu minisitiri wawe w'inshuti yanjye turi kumwe Bujumbura yazanye izi topic, ndamubwira nti ibyo bintu mu Rwanda ntago bihaba. Aramwe ati ibyo ni ibyo wanyu mugera twe nibyo bitwahisemo. Ndamubwira nti ariko buriya nimba hari ibintu abanyarwanda bazinutswe nayo moko n'intuza n'amashyaka burya. Mu Rwanda ibintu by'amashyaka nta mbaraga bifite. Nta n'umuntu burya urebye abantu ntago barabizinutswe, urumva? Barabizinuka burundu. Buno bakeneye ikintu cyo kuvuga ngo dufokasinge kuri nuza ku iterambere. Abaryo kintu cyambe nicyo kintu cyambere abanyarwanda bashyize imbere. Nabandi ibyo rero byanyu ese bari barabisibye burundu si burundu, ariko ntago ari wo murongo igihugu kigenderaho. Yego. Kandi abanyarwanda baje gusanga bavukana, kuko ariyo moko muri Kongo bagenderaho ayo mu Rwanda. Ese byo birakora? Kuko ubushize nabyo nigeze kubona abakono bashaka kubyitwaza ngo bimike umwami cyangwa se umutware, nabyo byarashakuje. Ibintu byo kwiregurupa, kwirema ibice, kwitandukanya ko nabonye mu Rwanda bidakunda. None se birakenewe se? Ese kuki ibihugu duturanye biguma kugendera kuri icyo kintu? Buriya ntabwo Abarundi babona ko ibyo bintu mu Rwanda tubiretse yari aho twavuye twageze. Ni ukuvuga ngo iyo buriya iyo mwicaye mukiregurupa mugendeye ku ikintu runaka, bivuze ngo nk'umuntu ashobora kuba ari muri Nord Kivu ari nk'awuhagarariye, tuvuge ngo ni wa muntu wenda watowe kubahagarariye wenda abahutu muri Nord Kivu, natanga akazi ku kigo wenda ayoboye, haba appel d'offre, azaha abandi akazi, azahera kuri bene wabo. None se mu Rwanda kubica arabona hari meya uyobora iwabo?
abuzwa n'iki kubayobora se ahubwo hari meya utayobora iwabo reka da abenshi ntibanadukomokamo ariko meya wacu twebwe avuka iwacu niyo mpamvu wumvaga nkuhakanye meya wacu avuka iwacu ubu rero kuyoborwa n'umuntu hano twebwe ntabwo ariko bimeze ubundi si icya mbere ko ari icyo umuntu amarira abantu kugira ngo icya mbere ni icyo apfana n'abo bantu gusa bibaye byiza nibwira ko umuntu yajya ajya kuyobora iwabo kuko azi ibibazo byaho n'ibisubizo byaho yabishaka bigakunda birangira umuntu agiye mu tubazo tutari ngombwa kujya kwihimura ku babonesherezaga kera niko se Olivier dusoreze ahangaha nta kibazo gusa ntituganire bihagije ariko abantu bamenye ko turi kugenda akarere karagenda kazamo impinduka abantu bamenyere babe hafi bazajya bagenda bamenya kandi ubona nibyo abantu bavuze ngo batutse Kabila bimbazaho ni se buriya ushobora gusanga nimugoroba yarahise amwandikira ati garamu ati sori ni agacupa nta kibazo ugasanga nta kibazo bafitanye ubundi se ntibaziranye se bamuhaye ubutegetsi ngo hari na dokima z'abitse yanga kumuha ngo atazishyira kuri social media ni ngo abantu turi kugenda mu bintu abantu bagomba kugendamo gahoro abantu bagendemo gahoro politiki muri 2025 itandukanye muri 2010 na kangahe umuntu ashobora kuza akagutuka nibuka abantu najyaga nsobanura bambwira ngo Tshisekedi ngo azarasa u Rwanda namwe azarase ubizi neza ko gahunda ayifite ngo yarabivuze umuntu arimo ariyamamaza ese buriya uku gukorana kwa Tshisekedi na Kabila kutakunze ni irihe somo ugiye gutanga kuri politiki Olivier tunasoza none se urabizi ko bitakunze ntabwo byakunze kuko Kabila agaragaza ko yari gutegeka manda imwe agahita amusubiza imari ye oya ni ukuvuga ngo ntabwo ariko bimeze yamusigiye igihugu icyo Kabila nzi yamunegosiye bari kunegosiyeriza abantu biwe kugira ngo bazasigarane umukati amuhereze imitungo bafashe ntazayibambure nasi imitungo rero ajya ko akoraho imitungo ntayazatwara ntayazatwara noneho na Tshisekedi afata ubutegetsi ariko urumva yarasigaranye inteko ishinga amategeko na ntuza na sena yari yabisigaranye nawe bamurekera ibindi azashyireho ibyiwe ariko ko ari gushakira abantu akaryo hagati ari yabo ariko ntabwo wavuga ngo yamukatiye urwo gupfa izo ni filime ziba zateguwe za Hollywood neza yamukatiye urwo gupfa azamwica amukuye he umugabo yaje muri Rome a mission yakatiye Makengo urwo gupfa ariko ejo ndagiye kumwambura n'ubwenegihugu Olivier reka ngushimire urakoze cyane weekend nziza nta weekend tukigira twebwe impaka irafunze mukoresha ikiyaga ikivu cyo hakuno ntikibahaza abantu mufite burarirwa buryo uko umuntu ajya no kwinywera igoma ari bwo ibiryoshye reka se nimusenge kandi ari ihenda musenge ebura irangiye mujye kuryoshya Olivier reka nkureke naho ikindi gihe sawa urakoze reka nshimire rero mugenzi wanjye Olivier Mukwaya twabanye muri kino kiganiro ngira ngo nakunze kubibabwira nyine ko tuzaducishamo tugafata umwanya muto tukagira ingingo zimwe na zimwe dusesengura
nawe mujye mushyira muri comment, ariko ushaka ko nawe tuzasesengurana burya wakwandika muri comment ukavuga uti ariko nayo ndifuza kuzatanga ubusesenguzi. Nta kintu byaba bitwaye rwose, twakumva tukakoresha ikoranabuhanga nk'uko kwa Olivier ubundi tugasesengura. Mujye mukomeza mudukunde, yicara muyikunde, tuzamuke tuzagere mu bihumbi byinshi cyane. Tunashimira ariko nabo tumaze kugira by the way. Mwakoze cyane rero, ikiganiro nk'iki ngiki n'ubundi nakagaruka. Nitwa Alphonse Twahirwa, Agaseke k'amakuru, mukomeze kugira weekend nziza. Bye.